mwahereye mu kiganiro? Twahuriye Usko muri abasazi. Samia twahuriye ngiye gukora ikiganiro ngira ngo nabapfiru Peter ku isibo. Noneho sinzi ukuntu natanze example y'indaya. Mita namubwira ati nk'uwo mukobwa wicaye aho ngaho. Kita kiramwe mu gaswere nyoko. Mita nobizi ko nkundaga akavuyo nkako. Numva ndagikunze. Ahubwo twese tunajyanye na mama tukiva mu kiganiro. Nawe yaguswereye se? Kare dutahanye sha kudutana iwacu tujyana i Kanombe we. Mwanze gutaha iwanyu mushaka kujya. Wanze kudutahana sheri ushaka demupurizo. Njyewe nange kubatana. Wanze kudutaha aravuga ati abakobwa banyifunzeho sibyo? Mwari mutuye. Wakwifunga wodu. Mwari mutuye. Ubuzima bwa nano ni Nyamirambo. We all live in Nyamirambo. We love Nyamirambo. Umva je. Abakobwa nabakuye Nyamata. Okay, DJ Cyusa nari muzi tuganira kubera DJ Cyusa we nayi twari twarumvikanye abona ko mbona ko ari umukobwa nyine na tereta n'iki nanjye no kugitereta n'iki cyubwo cyabonye mu diaspora sibyo? Noneho twari tweshanye nawe kirambwira ati rero uze kuntwara Nyamata. Urumva kirambwira uze kuntwara Nyamata n'iki turaza kurayo. Ngendagira ngo DJ Cyusa ngiye kumutwara Nyamata turagirayo tugere tunasambanye. Naho ngaho turi mu rugendo bayise DJ Cyusa yahise atangira kuvuga ibintu byo kuba ari mu kibada nyine ari mu bishozi n'iki. Noneho nanye bibonye impeta ndavuga ati ariko nyine twari twawe na Samia before ngiye kureba DJ Cyusa. Ora DJ Cyusa yaje na Samia. Yaje na Samia baje bansanga ku isibo kugira ngo tuze kugenda i Nyamata. Noneho Samia murebye ndakireba mbona gisa nk'ikiraya ntanga urugero mbwira Philipita atwe ngo ni indaya navugaga isa gutyo yemwe mu gaswere nyoko. Aho nyine nza gusanga ikintu kinoze mu gaswere nyoko none tujyane nacyo tugiye kujyana nacyo. Noneho ntaguma nyitegereza mbona icyo gihe cyari cyiza cyane va kuri ibi ngibi. Nguma nyitegereza ariko DJ Cyusa akoze iki? DJ Cyusa ariwe nagomba gukora iki? Ariwe nagomba kuba ndimo nabikurikirana n'iki koze yari namagaye ngo no kumuha ride sibyo? Noneho nkitegereje cya Samia numva kandi noneho hari ukuntu reba umuntu ugatangira kubona noneho umushuko ugahindukira ukaba kuri DJ Cyusa ntangiye kugishukwirwa. Ubwo rero singiye mu modoka nkazajya nikiye na DJ Cyusa ari ku mutima uri kwande kwa Samia. Kwa Samia. Wamwatsi gisundi mbese? Oya nagikozeho ku matako. Zo ku matako. Bayigiramo rimwe? Niko ariko naje kumenya baraje kumenya ko bambeshe. Sabe mvugisha ukuri. Sibyo mwari muri mu mihango ko byanyabyo cyangwa mwaramwinjegeza ku bushake? Je ntago randi mu mihango. Urumva ko DJ Cyusa we yari akoze iki? Nese utambeshe Sabe wamwimiki. Arajara. Ngira ngo urabyo ko bose nabona DJ Cyusa nyine yari gahunda ariko nkabona iki ngiki kirimo kiranshukwisha kurusha uko DJ Cyusa arimo aranshukwisha. Agiye kibuno se? Cyusa ntacyo afite. Uyu Samira agifite. Baragifite. Icyo gihe yaragifite. Ubu ngubu Samira yashobora kuba afite ikibuno giteye nabi. Urishuwa se? Samira ko atebe. Icyo gihe Samira ari umukobwa w'imyaka 23. Ahubwo niyo mfite ubu. Genda gashwe. Wallahi mbure mama wanjye ibyo nafuze zose zapfa ubusa. Ubwo rero wari ufite 19. Nari underage. Ariko urabona ko icara. No, what's nyash? Noneho
DJ urakibonye icyo kibuno noneho DJ Cyusa afite pasi naramubonye ameze nka iberamye umva mucire birarura nanjye ndarareba DJ ariko DJ Cyusa ni ikigoryi kiraje tugomba gupanga njye nacyo kirabizi ko turimo turateretana kizanye umukobwa ufite ikibuno kirusha icyacu nanjye amarangamutima njye yahise akivaho nkazajya nyine ndeba Samia ndeba Samia nawe ni indaya kubera ubuntu najyaga kurana narwo urimo rurandeba kandi ruraruzi ko ni uwo mushuti ariko twaje kurangiza byose mvuyeyo nta na kimwe mfasha kubera birumvikana cyane ubundi nashatse kubikina fundi gurika byumvikana bita byose bivamo noneho bita biva no mu mani byankuyo kubera nari nabiguriye ubunyobwa ubundi turimo tugera kwa nagiye kuba bino biramenye mbigurira ubunyobwa biraburya birabumara n'iki birambesha ko biri mu kibada bishyira y'inyanya muri padi turagira tugeraho tugera inamata biragira ariko barankuye DJ Cyusa agenda muri Nofra bangurisha umuceri urumva giye ikintu numvisemo cyabaye impamvu wimwe bakubonyemo ubukene bwo kuba warabaguriye amandazi iyo uza kubagurira n'amayoga ariko nyine aho ngaho ubukene ntabwo bwari ubukene ntabwo wumvishe neza ahubwo barabimenye ko nabahimye noneho banga kumvaho kwera twagiye Inyamata tuvayo Inyamata twongera turagaruka tujya ni Nofra saa 10 za nijoro urumva dumba izo ni indaya sibyo oya kuba ari indaya ariko Jay turi inshuti ze what are you talking about ariko kuri giye mwankoreraho uburaya sibyo ni inshuti ze oya nawe tunshuti zawe ariko ibintu bankoze Jay urumva ibintu bankoze tukiri Inyamata nabarushije ubwenge kubera nabarishije ubunyobwa n'amandazi noneho barantegereza banambaho kubera bari babizi Cyusa yari yarambaze kubera Cyusa yari yaringezeho kunsanga wonomo abona nimo ndagura amacupa Cyusa biza arimo aravuga ati uno mu Caritas ibyo ari byo byose amafaranga yari afite nubwo turishije ubunyobwa njyewe ndakora iki njye ndihanganda murye noneho turimo turagaruka tujya he turagaruka tugenda Nofra tugeze Nofra barambwira ngo turashonje cyane bararira ngo turashaka kurya umuceri wa Nofra ngo turashaka ndababwira je sinshaka kwinjira muri Nofra ndababwira ati ngenda guma mu modoka mwebwe mwize muri Nofra mba amafaranga ndababwira ati mugende muzana ibyo biryo zari inkoko n'ibiki bagira ngo bakugurisha ibindi bintu biremereye dido nyine naravuze nanjye naravuze ati bikoga ntabwo nashaka kubigurira ariko ubwo tugeze nijoro urumva ubwo tugeze nijoro nabonaga tukiri kumwe yigeze nka saa 10 saa 9 za nijoro tukiri kumwe ndavuga ati hari n'ikibada nakijyamo mwagiranye saa 10 utaraswera bro nta kintu ndakora Ago zamuzi ko nta umuntu noneho kubera nari mfite hope saa 10 nijoro zigeze ndababwira ati barambwira ati gura ibiryo ndababwira ati okay mbaha amafaranga ndababwira ati mugende mugura ibiryo ariko njyewe ndakora iki njyewe ndasigara hano mu modoka ntabwo ninjiramo indani muri Nofra insigara mu modoka sibyo insigaye mu modoka ibintu bankoze urabizi ndategereza bagiye kuzana ibiryo banga kubizana mbona ibiryo bitaza ndasinzira insinzire zigeze nka saa 10 za nijoro njya kubona DJ Cyusa aje arimo ararira amarira menshi cyane ibiryo nabyo babizanye bazanye ibiryo ariko DJ Cyusa ari mu marira menshi ambwira ngo telefoni ye bayimwibye ngo bese ngo uyigure nari mfite telefone ebyiri wabizi ko ngenge na telefone ebyiri umukobwa ararira ndavuga ati none se uno mukobwa ni iki kiza gutuma ceceka ko arize cyane kandi wimwigisura
Sami ava mu cyayi. Dore DJ Cyusa arimo arisetsa. Dore DJ Sami ava mu cyayi. Samia. Unmute. uri kumbaza iki? DJ Cyusa amarira kugira ngo aceceke byagenze gute? Wamuhaye telefone. Yeah. Yeah. Mbaza je Wakuyemo simukadi ubu tanda telefone. Deka ibyo ngibyo ugiye kuvuga reka Samia bivuge. Samia nabikoze nabigenje gute? Wakuyemo simukadi urayimuhari nawe wagiye gusibisha ibintu byari birimo. Thank you so much. Yeah. iPhone kangahe? 13. Yeah. Mbwira gusa umva baravuga ngo umva reka nkubwire je baravuga ngo umutindi umuvurije ijecho ntago yumvikana. Umutindi umuvura ukuguru bwacya uzicya kubwira ngo ni wansiga ngo twiruke. Ngo ni wansiga ngo twiruke. Baza umva Cyusa avuga ko namuhaye telefone yihe Sami. Cyusa iyo agenda kubwa avuga ko telefone namuhaye ari yihe. Oya bivuge. 80+. Ni ukuri kw'Imana. Ariko ngo yarashimye dasi ngibi. Uramubona? Ndakubwiye umutindi umuvura ukuguru bwajya akakubwira ngo twiruke. None se savuze ngo arashimye. Inda ya Kim Gatema yabitaye irigendera. None nongera ngo Kim Gatema nanga inda ya man. Kim Gatema n'umugore wanjye. Umva je ngiye nukanyita indaya ngiye mbabarira. Yemo cyesha make. Nose duguto wowe mera ko banyita indaya wumva. Injanze sinjanze. Urumva none waje nibira erega tore ntirarangira je mbaza ngo niki cyakurikiyeho. Ngo mbaza ngo niki cyakurikiyeho. Niki cyakurikiyeho? Abakobwa baba barambwiye ntafite telefone muhaye muguriye muhaye baba barambwiye ngo tugende iwawe. Nawe imbororo y'icyaza. Numvaga nta kindi gikurikiyeho na telefone ndangije kuyitanga. Nitugeze iwanjye je wa mukobwa numvise mvugira ingaraho ari ukuntu ubuzi ko ugifite neza sibyo uvuga ati ndagifite neza kubera hari ukuntu abana umukobwa nko iyo arangije kwishima gutyo hari ukuntu iyo umukobwa ari mu mihango akubita ubushoti nka bubiri nka butatu kigahita cyuma akagenda akacoza akaza akakiguha. Akuri nasty ndagasa ushobora kukijyamo wumvise ko kirimo bro. Umva ibintu nkubwiye neza. Umukobwa iyo akirimo hari ukuntu akubita shoti nk'eshatu zikurikiranye gutyo z'amalika kubera inzoga zari zihari ngiye nayo nzifite. Cita cyuma kibada gisubira inyuma kibada kiruma nawe cyongera kuza akora urimbo kabisa. Noneho icyo akora ahita agenda akacyoza. Nandi ndi muri barizo n'umwana niwe nsubiza neza. Samia wakemera ko umuhungu akijyamo ngo wacyumwogereje utyo ra? That is nasty. Urumva je kita cyuma noneho akaza akiguha kimeze nkaho kitigeze kijye no mihango yewe. None se utegereza iminsi ngayo we Sami? Maybe when I finish hari ibinini byo muri pharmacy you put in so that all the smell that comes out like 3 days or 4 days. Cyo gihumura nabi. Nyine Urago ruhora rwivugisha ibyongereza. Ndukuru nabisobanura nyine like ntago bismellinga nice. That's why you habaho ibinini byo muri pharmacy after your period ushyiramo. None se nk'umwana witwa umwana yeri burera urwova ibyo binini yabikure wumva yancu wagituza urumva je gihumura nka mondisi ingo ariko je mbabarira kabisa je
uzi ko n'ibyo bintu muvuga ibyo bintu by'abagore bavuga ngo sinzi ngo ngomba kucyoza ngo ngiki n'iki ngo aracyoza ngo gihumure uzi ko ngiye gitubanye shaka gicinuka kamve kuri kamera kabisa none ibaze Samia kugeza ubwo avuze ngo nibwo kiba gifite umwimerere sibyo nibwo kiba gifite umwimerere kiba gifite umwimerere je reka maze nkubwiye guys mudukandeho guys mukande ku bantu bari aha ngaha mudukandeho guys mudukandeho pe mudukandeho ubu uze ikintu gikurikiyeho ibintu byose mvuze babwira kugeza ku 10,000 bangire ku 10,000 nkomeze nere story cyane igendere mumugeze ku 10,000 guys Mr P ndababona mumugeze ku 10,000 story zatangiye kuryo dore bamande nawe umukecuru barakubwira ngo hena utwereke ngo hena ngo turebe ego urakamanika ukongera ukakamanura ngo harimo n'abishyura bishyura iki abakecuru baragacurika usuzi kuseta ubwo se umudiyasipora iyo agukoze nk'ibyo aguhangaye njyewe yaranyambuye uwa mbere wakimweretse cyose ambwira ngo network zabuze wakimweretse cyose yagifunguye nk'igitabo cya zaburi ya kangahe se buriya Steve ya mbere oya aranakubwira ngo jya muri dushe ngo nanjye ngiye muri dushe ukanagikorakora ukajya ukubitaho utuzi mu ibaso ugira ngo ahubwo kugikubitaho ko nubazo ugikubita kabikarano y'ibintu ndabona yanga ariko bikaragira ngo leta wakazibuze okay Divi wakoze cyane wana